ntamenye ibya ndabona kure ari umushinga ufite Agahinda k'imfubyi sigaye uzi gukora ubundi wararuhagaye kujya mu basirimu ni byiza Jacky arashaka kumenyesha ko ubungubu ibyo kukubaha byarangiye inshuro wanyuriye zirahagije cyane ariko kuri ino shuro hari ushaka kubwira ese urabizi neza ko kazuba ari we maraso yawe ufite wenyine uzi ko ari umwana wa mukuru wawe nta yandi maraso ya mukuru wawe ufite amaraso yanjye arahari urabizi ariko ko mfite umwana w'umukobwa uriya niwe maraso yanjye ariko ibyo urimo kunzana ngo kazuba ngo ibiki n'iki ngo nyine n'uwa mukuru wanjye ntabwo ari amaraso yanjye habe na zarakira umupfana Jacky widize ibiki wibonyemo ibiki ibonyemo ibiki waba umaze gukura se tuze muri gurude ntuvuge ubonye ingufu ubundi wicaye mu mitungo ya kazuba uragamitse amajosi imisatsi washokoje inzobe yaritemuye ariko si ubundi fe usibye ubucucu bwawe iyi mitungo Jacky uzo kumwe ngo ndi igicucu kandi ndabivuga warutse se ndabivuga rwose usibye ubucucu bwawe ufite mu mutwe iyi mitungo nyicayemo njye nyine wese mbona uyijwatarayemo dore ko wicaye akicara rimwe hicaye mama nawe ubujwata wowe na nyoko mama na wamwica ukuntu nkubona namwica ariko yego fenge narakubwiye ntacyo ntakora ariko simere nkawe impamvu ntamera nkawe ubu se ubu hano ninkwirukana uzajya no mu bandi bakire wicareyo niba kwirukana ujye mu bandi bakire wicareyo ubundi wakwicaye mu buzima urimo ugatuza ukabwakira aho kugira ngo uzajye ugenda wihoma ku bakire namwica wakwica mama kugira ngo mere nkawe njye ibyo kurya babinyuriye icyayi bakinyuriye agafanta nkifuze ne ukabona namwica nkubwiza ukuri rero senkura ahubwo none kazuba amaraso yuze yabazwe kazuba uzamuca reka nkubwire ibyo ukora byose kazuba uzamuca ntakiriho nuko nyine wowe uri umunwa gusa ako feza njye nagiye ngutsinda udutego twinshi ariko we nanakamuranje iyo ntsinda kwinshi baba barangije nagiye nkora ibintu byinshi mbikwereka nka kuvuna imbavu nka kuvuna amaguru ukivuza ukaryama ugakira nka kuvuna inzara zikongera zikamera basi wowe wabuze no kumvuna agahera subura ntago gere ndwara urugamba nkawe gashobora kwege ntago ari uko turwana igihe wahereye se wasama uvuga ko abanyamuka si uko turwana iyo myuka yuko itaraza naho yati n'amahereza azaza Yesu agajya aceceka kandi reka nkubwire buri kintu utazi iyo ntunze urutoke mu jisho wowe uba urutunze mu jisho ry'Uwiteka arewe sha reka feza nkubwije kuri wowe uri Uwiteka do sha namenya ko yamana ko kitabaho irohayo kandi ubivuze irohereyo wageze mu bakire se ndabona ukura nk'aho uri uruhinja rwose ese wajya usuka muri plastique karishoboye ko wamenyereye za plastique zakobotse ibishukwa birimo kweguka ukaba ari uzajya usuka ntajya mu bakene nkabigura nkabikuzanira ariko jewe ujye umbwira ibintu byose ushaka ariko kazuba umureke kumva marayika wa kazuba rwose fe njye ndabona narakubwiye wanze kumva cyo ko akambwiza ukuri ntago wumva pe ntago wumva uri ikigoryi kuko ubaye uri umuntu wuzuye mu mutwe wuzuye wajya wumva icyo umuntu akubwira basi nanakubwira ukanyumva nakubwiye ngo usinga ushaka iwanjye ukahava ariko ikintu umuntu amubwira ntamukeneye kigakomeza kikicara ubundi uri muzima irikodinga warikodinga utarikodinga nubona nawe mwaho kurikodinga ntabwo mwana nawe recordinga nakubwira iki ko urabizi ko uri umwicanyi akoze ubu Jacky kamaze ngo ikibazo kimwe ubu mukuru wawe ahari uba muri kumuhesha ikuzo arewe hoye ni wo muhesha ikuzo nturi intwari se ubu neza neza waragabire kazuba ugomba kumwica yewe fe cyokora kamubwiza ukuri ntago wuzuye pe ntago wuzuye
nshatse nabikora cyangwa nkabireka nkuko nawe wabikora ahubwo nuko ayo mahirwe wayabuze warayabuze sha warayabuze kandi ubwiza ukuri warayabuze rwose wabuze mu mahirwe n'ubundi wari bubikore ngaho komeza ugandagaza mu nzu itari yawe Ntabwo kaza araniye kukubwira ku ishuri baratubwiye ngo tuzajya mu gihe cya cumi cy'ishuri rwose bite ni byiza urabona ari sawa nawe reka rero nkubwire mwana wanjye banduze hano ugiye kuntuza kandi nawe ngo yena cara ahangaha mva nkubwire ntuzajya ubona ugiye kuva mu rugo ujye ubanza ujya mu ndorerwamo wirebe amasaha agiye nawe amasaha kugenda bivuze kugenda utirebye ibaze gusohoka mu rugo utabashije kwireba abantu bakubona babona ko uvuye mu rugo babona ko uvuye mu gasozi babona ko uvuye do akanze wabibonye none se cyangwa niyo sitiri igezweho oya itunganya neza sibyo ntubona noneho ko bibaye neza ubundi do wari wabizamuye bimeze nk'amatwi do bimeze ngo ntabwo kurusha batubwiye ngo tujye dufunga kino gipesu none se ubuse kuki utabana nyine niyo mpamvu ngo ujye ubanza wirebe umenye neza ko usohotse mu nzu uri fureshi sibyo se ahubwo mazi ko nanibagiye nahingiye nakubwiye ejo bundi nawe nakazuba ese ko mbara rwose hanyuma muvugana iki nyine twaravuganye nahamagaye Kazuba noneho maze kumuhamagara ngira ngo niwe turi kuvugana ariko mbese ngira ibintu byinshi ngira ngo niwe turi kuvugana niyo mpamvu uri guseka noneho andi arambwira ati ntabwo ari Kazuba turi kuvugana arambwira ati ariko naza kuza ndaza kumuguha ndavuga ati nta kibazo noneho andi waza kunyihamagarira arambwira ngo tuzahure yo shora muanti n'umwana mwiza tuzahure anjyane nukuragira umutima mwiza pe anjyane kugira ngo ntazahura na mama Kazuba nyine urabizi ko mama Kazuba nyine ari umuntu mubi oya wivuga uriya mubyeyi buriya yarantangaje nayobewe ubufu asonzemo umuntu agira umutima mubi akagira nuko nyibwirira ahubwo se uriya mubyeyi arasenga ubundi ntabyo nzi ntabwo mbizi kuko nabonye ari shitani dayimoni mutupi nawe rero none se ngaho komeza unyibwirire kibondo nyine anti yaje kumamagara arambwira ati nshaka ko tuza guhura kugira ngo nyine mugezeho Kazuba ariko mutaza guhura na mama we bikaba bibi yego ndangije turahura njyayo ariko wagiye mu rugo nagiye mu rugo rwabo ariko ntabwo Kazuba nigeze mubona kuko bari bamutumye Kazuba ntabwo wamusanze ntabwo namubonye noneho mama we baraje arahagusanga oya anti yahise nshikisha nyine ashyira uyu mwana wanjye none ndaza kubigira gute yagucikishije ate yabigenjeje ate nyine yaramishe hehe munsi y'igitanda muri garderobe munsi y'intebe ndumva mfite amatsiko shaka mwana uranzura mbe nyine ubu nyine naravuze ati se wamunganya nasanga aho ngaho anti kubw'amahirwe nyine ahita nshikisha mama ntabwo yigeze amenya ko nanaje ubu ntabyigeze amenya ntabwo yabimenya yabimenya yari kugushakisha akagutwika none se anti mbese ndagira ngo reka kumbwira inkuru igice yaguhishe hehe yabigenjeje ati nimba mfite amatsiko y'ukuntu ubu n'uburebure bwawe ukuntu yagusesetse mu ndebe mama nawe ugira amatsiko
oya mbabarira umbwiza ukuri mama ndaza kubikora mvuye ku ishuri nanga rero kumbwira ibintu igice uri kuninza n'ibyo kibazo amasaha nagiye wahavuye ute mama mbabarira kabisa babarira ngende none se wowe niba ku ishuri ndaza kubikuganira uretse niba ugiye kumbwira inkuru ukaba ugiye kumbwira ikintu wigicamo kabiri urumva yarampishe hehe yaguhishe he byagenze gute ese ubu niba akagongo kawe karaturitse nabibwirwa n'iki ese umugongo wanjye uturamutse uturitse n'ubundi urabibwira nyine mbwira wabigenje ute ntabwo uri buva aha ngaha banza umbwira ahantu yaguhishe anti umva ko mama we yamishe I mean anti we yamishe mama we yafashe se igishura gusesekamo mama nawe mama kandi akamubwira deri hari ibintu usigaye umpisha bizi ndakara ubibone nawe uyambwira ndakare kuki tugeze kuri iyo ngingo deri kuki tugeze kuri nabivugaga nseka kuki tugeze kuri iyo ngingo ugahita wihutira guhaguruka nose ko mishari ikibazo kibirimo kuki ibindi ubimbwiye useka twagera muri gahunda yo kuguhisha ugahita wihuta ndakare se ubibone nanjye urabizi ko ntajya nkunda kurakara sibyo ariko mba nshaka kumbwira ikintu ABCD mba nshaka kumbwira akantu ku kandi nkamenya naho nagarurira ibintu none ugize utwumbwira utundi uradufashe uraduhishe ntumbwiye wenda ko yagushyize mu cyumba cye ntumbwiye ko wenda ko yafashe igikanzu nk'iki ngiki akaguhishamo ntumbwiye ko wenda yeguye intebe ukahinamiramo oya wiseka urabona se ari igihe gisekeje murumva ko ikibazo ari ukumisha none kuki utabimbwira none ushaka ko mentioninga ukuntu yamisha yego ako kantu kambwira nurangiza uhita ugenda yanyeretse icyumba njyamo kugira ngo mama ataza kumbona aba ari cyo njyamo wagiye mu cyumba uzamuhamagare umubaze we nabonye afite umutima mwiza azabikubwira byose okay nzabivugisha kavugiye cyangwa umunsi mwiza yego amasomo meza bimbwira gutyo be nibyo ndimo kukubwira ubu aka kanya Feza ndagusaba kujya ku ruhande rwanjye kuko hari ibintu byinshi cyakora icyo nicyo kikubereye kabisa kwiye kurwana n'imibu hano haba mu cyuma cyangwa muri salo banza unyumve ibyo urimo ubireke hari ibintu byinshi bigiye guhinduka hano ndimo ndagusaba kujya ku ruhande rwanjye atari ibyo uranzi neza uransobanukiwe kuva kera hose urabizi icyo nakora n'icyo ntakora yego ndabizi neza ko iby'imitungo byose nawe ubizi imitungo ya mukuru wanjye ndabizi ko byose ubizi ariko nubwo ubizi nanjye ndabizi neza kunzi uransobanukiwe urabizi icyo nakora n'icyo ntakora rero Feza ndimo ndakureba nkibaza ibintu byinshi kuko nagusabye kuza ku ruhande rwanjye uranga na mukuru wanjye twose ibere rimwe icyo nakoze warakibonye ntanswe woweho nta n'agatonyanga kirasoka banapima ngo duhurireho yewe n'amazi ubwayo ayanjye nayawe nanahahuriye urumva icyo nshobora kuba nakora ntunyumva nzajya nkubwira ibintu utuze uceceke ariko nyamara nubwo wigira ikintu kiri aho ariko nzi neza ko amatwi yawe akora nizere ko amatwi yawe ubwawe aba yumva mbese ibintu byose nkubwiye intandaro yabyo ni uko hari ibintu byinshi bigiye guhinduka hano kandi impinduka nta nubwo uri buyibone ngo mu gihe kinini ni igihe gito cyane kuko washoje kuvuga se
mbese wicaye nk'umuyobozi kugira ngo mvugaguzwe unega amatwi nkaho ari kashu ugiye guteraho. Jacky reka mubwire ubu urumva ushaka ko twirengagiza ibyo byose wadukoreye. Ubu nirengagize ko nashimuswe, nirengagize ko bankubise bakamvunagura, nirengagize ko rungu ushaka kuzakuramo ubumuga ntazanakira. Kuri hose nirengagize ko kazuba bamugonze. Nirengagize byinshi nawe uzi. Jacky reka nkubwire rero ndashaka kumenyesha yuko nitishe mukuru wawe kirazwe. Uzi ko bizayobekana se? So what? None turi mbiri rero. Iyo sinzaza kuri kote yawe n'umunsi n'umwe ntunabitegereze. Okay. Niba urunyica uko nize amahirwe make ukanyicira mu buri bikanga nkora mbikubwira. Uriya munsi babagize sheke mu buzima ubwo wanigaga bikanga ngo ubumuga kuri hose ubona imbavu ubumuga kandi ubona ugenda ubona iyo urubavu rwa hano ruza ahangaha urwaha rukaza hano. Ariko ubundi Jacky niyo nyama yakomoza ko yewe ako Feza nawe rero wanga umuntu kwifuriza ibyiza kuba mvuga ngo imbavu zasobanya zimwe zikaza n'izindi mu mugongo ukajya imbere indi kajya inyuma ni bibi. Ntibakuvunnye se? Ese ubundi ko mbona n'ibindi wabikora ubundi wazanshyize nko muri firigo ugafunga. Dore ko unahakunda kubi nanahagushyira ariko urabizi ko hakunda ibirimo wakwirwamo wanihina ukajyamo. Waba ukunda ibiba birimo wowe ntiwikunde ngo wishyiremo ko aricyo kibura. Nzakubuza ukwega ibintu byanjye nawe bigezeho. Ngeze ku rwego ntakigema ngo sinzire ko isani cyangwa niteguye ko wanera wowe n'icyuma. Wagiye uraruhagaze se n'ubundi kutaburi mu nzu yawe ngaho urasohotse uragarutse ubuze cyo kora wajyangura imbwa niyo numva ngo barigata mu kaguru ngo ikagumeza igenda neza wajyangura iyo ko disi ko nta ntandukanye n'abashumba se wararagiye. Nturi inka se ubona ntakuragira nararagiye. Kwanza ibyo reka tubireke Feza ugiye kubona none Jacky wa nyawe uzi ngo wabonaga ari se niwe cyangwa niba rutunzwe no kurimba wahora uburara pe gamba ruzashira sha asika basa nk'abasazi kabisa. To the city streets, we began to feel the fire. We rise like tall buildings as the chemicals they take us higher. The night's young and it's just begun as she puts her hand in mine. We wanna chase the night, wanna dance to the light. Nizana. Sekundu ushariwe warumwe. Uragana nikunyishira. Jyamo. Arasazi kandi uzabona wajyamo. Serikali nshaka kumwuka. Ntabwo ushobora. None Sha, byaranze kweli. Shaka kubwira nyine. Sinzi ikibazo niba ari njyewe cyangwa se ari iwanyu. ikibazo kibazo gute? Nyine nayerekanye ndi kubitekereza nshaka kubikubwira. Ndibaza ikibazo ni njyewe, ni iwanyu, ni Imana, ni iki? Ikibazo kimeze gite? Ese ari uko nagiye? Urarakaye kandi tuje duseka usurakara. Nyine sinzi urukundo rwanjye nawe nyine rwarakonje ntabwo mbona ko ibintu byari bimeze ariko bikimeze. Akenshi mbona ari njye uri gushyiramo imbaraga cyane. Wowe nyine sinzi. So ntabwo mfite nyine ikintu nakubwira.
gusa mani njya wihangana sibyo kubera ko nanjye singira bizi deri kuba nkukunda ndagukunda ariko mani nawe urabizi nyine mu rugo azi ikintu nishimira se nyine ibi bintu byose byagiye biba ngiye kukubwira ikintu sinzi ko ukizi sibyo niba utakizi uze kukibaza papa wawe hari umusaza wambwiye ibiba byose nyine ni ukubera rugira abikesha rugira rusenzi yagiye Nyarugenge ego aho kantu zo kubaza papa wawe wumve rugira abikesha rugira rusenzi yagiye Nyarugenge mani ntabwo nkunda ibyo bigambo nanjye nanjye barabimbwiye ndafati kano kantu ndakabika nzakakubwira ariko nyine sinzi nyine saka mbwiye manje wihangana nyine kubiba urabizi kuza ku ishuri nyine ari igihe mbyuka mu gitondo nkitegura ariko mpera akabyanga ese undi wabibwiye papa wawe ntabwo uwo mwuka nawubona urumva nawe ngiye guteranya abantu babiri kubera njyewe rega imfubyi irimenya icyo ushaka gusaba ushaka gusaba nuko ugomba kwihangana sibyo kandi biba byose nyine haba ari impamvu kuba uri guca muri buno buzima ni ukugira ngo uzabe wahazaza nyine utandukanye kandi nyine ugomba gukomera ariko ntabwo ari byo nyine kuba wababara ntubibwiye papa wawe kandi hari ikintu yabihinduraho sibyo ntabwo bino bintu ari byiza ukwiye kumubwira ati se papa mama yanga ko njya ku ishuri bwere imbabarira ntabwo yesu ntabwo nzi ko nabibasha gusa ntabwo nabirenze nyine nzabicamo kandi bizarangira ryari igihe nikigera ariko abateramwaka ntibabura koko ariko aya masomo yanyu musoreza hano niko aya masomo yanyu muza gusoreza hano igihe mwahagarariye ni masomo ki mama twamahiri nta soni ako muho nakwiye mu inshuro zingahe nakwiye mu inshuro zingahe nkubwa ngo sinshaka akarenge kawe nakwiye mu inshuro zingahe ariko wacecetse ni wowe nabajije uko wishyano ni wowe nabajije niko wumva mu bwonko bwawe wumva uri tayari uri muzima ariko si byo wiga byo urabifata ko numva kukubwira byakunaniye ndakubwira ndi umuntu umwe iyo uri mu bandi none urafata nta kintu kibi nakubajije iyo wiga urafata ufite ubwonko bufata kuki utarimo kunyumva narakubwiye ngo mvira inyuma y'umwana wanze kumva muri make mbwira urashaka iki aya masomo bayita yahe amasomo yo kuza ku buryo umuntu areba umuntu umwe wonyine kandi muri babiri iyi ngwatira bayita ngo iki mwari murimo ni ukumuherekeza gusa ntabwo nahize ngo n'undi mukoro mwakoraga ariko uzi ko nta musoni mugira ku muhanda umwe araguhatira undi ako se ntabwo mwamwiriwanye ku buryo umugwatira kuriya ese muko herewe yaraguherekeje uramusezera cyangwa wamubwiye ati bunkorera uyu mukoro bamaye ku muhanda koko ubusambanyi bwanyu muzabugezayo ariko mama nawe turi gusaba uburaya bwanyu muzabugezayo jahana niba ari wowe waka ndengeye unde ganiriza iki ese nkora iki
neza ndeka mubyeyi mbeho winyicisha agahinda